Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijamba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukana inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Peke niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu turabasuhuje. Reka tubonereho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 uzababereye uw'amata n'ubuki. Mu kiganiro cy'uyu munsi murasobanukirwa n'akamaro k'inkunga umushinga Mupaka shamba letu wateye ibimina by'abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ni inkunga ya miliyoni 20 yahawe ibimina abagore ndetse n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bibumbiyemo mu rwego rwo kubafasha kuzamura ubucuruzi bwabo. Mumva rero icyo aba bagore ndetse n'urubyiruko bateganya kuzakoresha iyo nkunga bahawe ndetse n'icyo izabamarira. Muri kumwe na Solange Yanone. Mu gutangira iki kiganiro cyacu turayijambo Valence Ndayahoze, umuyobozi wa programu mu muryango International Alert, arasobanura akamaro k'iyi nkunga y'amafaranga yahawe ibimina by'abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Akenshi na kenshi aho turi ntihajya habura ibibazo rero bihari, harimo ibibazo by'ubukungu cyane muri kano karere dutuyemo kagiye gashegeshwa n'intambara n'ibibazo bitandukanye, harimo na jenoside yakorewe abatutsi. Rero guhuza ikibazo cy'amafaranga no kubaka amahoro ni ibintu bifatanye isano, kuko iyo hatari amahoro umuntu ubukungu bwe buragabanuka. Bimwe rero mu bintu biranga yuko ubukungu bw'umuntu bugabanutse, kimwe mu bigaranga ni uko ubushobozi bwo gutunga amafaranga bugabanuka. Ubu rero twakigendeyeho nk'uko nabisobanuye n'inzego zitandukanye za leta, bafata igihe gikwiye cy'amezi 6 dufatanyije n'inzego z'akarere kubahugura uburyo ki bakoresha amafaranga, kubahugura ukuntu amafaranga ari isoko y'iterambere no kugabanya no kurandura amakimbirane. Noneho rero iyo bageze kuri urwo rwego hamwe n'ubuyobozi tubaha inkunga iherekejwe no kubagira inama iminsi yose, ku buryo rwose tubona yuko mu mezi ari imbere nk'6 ndetse n'umwaka kugeza mu myaka 3 mu bantu dufashije bageze kuri hafi 600, byibura 500 muri bo bazaba bafite igishoro kiri hejuru y'amafaranga 100,000 ndetse kugeza kuri 200, kuko abenshi nabo bafite igishoro gito hagati y'20,000 na 50. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Abahawe iyi nkunga nabo bayakiranye ubwuzu ndetse kuri bo ngo imihigo irakomeje. Reka tubanze twumve abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka
bo mu karere ka Nyaruguru ni ku mupaka wa Kanyaruho. Nitwa Mukarusa Valentina, Presidente w'ikimina bita Tugira Ubukire Nyagasozi. Ni ikimina gihuje bande? Ni ikimina gihuje abagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Ni amafaranga azadufasha mu kongera inguzanyo twatangaga mu matsinda yacu. Buri muntu yajyaga sevinga amafaranga yarangiza akaguza, ariko agahabwa amafaranga angana nawe yazigamye. None ayo mafaranga aje kutwongerera imbaraga muri cya kimina, kuko umuntu azajya abasha kubona nibura nk'inshuro 3 z'amafaranga yazigamye, abasha gukomeza gukora bwa bucuruzi bwiwe buciriritse. Ubwo rero mwiteze iki ko hazaza h'ibikorwa byanyu, ku iterambere ry'ibikorwa byanyu? Twiteze impinduka nini ikomeye, kuko buri muntu wese wa mugambi umuntu ajyaga yizigama afite intego. Murumva ko za ntego zacu zigiye kugerwaho vuba bitewe n'uko twabonye inyungu ihagije. Amafaranga burya ni ikintu kibasha kuzamura ubukungu vuba. Buri muntu wese bafite intego kugura amatungo bagiye kuyageraho, arabafite intego gucuruza imyaka, tugiye guhita tuzamura imbaraga dore ko n'imyaka yeze. Urumva ko byanze bikunze tugiye kuzamura ubukungu bwacu. Tuvuye Nyaruguru tugannye mu karere ka Rubavu. Abagore ndetse n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo bishimiye inkunga bahawe. Reka twumve icyo bateganya kuyikoresha. Kandi Presidente w'itsinda Imbaraga za Rushubi, aba n'umwe mu badamu batowe muri komite ihagarariye amatsinda mu karere ka Rubavu muri Mupaka Shambaretu. Tunesheje nuko Mupaka Shambaretu yaduhaye inkunga, tugiriye neza. Twahuye n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ubu byatworoheye, byadufashije. Turajya dukoteza umunyamuryango uri gushaka inguzanyo, naba make tumwongerere kuri uru rushoro yaduhaye, nk'uko babitwigishije ko tuzajya dukora ku buryo buri mezi 3 cyangwa 4 urushoro barwagarutse rukagenda ruri gusaranganwa n'abandi bagakora, n'itsinda naryo rikaba inyungu kugira ngo dukomeze kubasha kwiteza imbere. Murakoze, nitwa Muhere Jackson, bagarira itsinda ryitwa Igitego Mbugangari rikora mu karere ka Mbugangari. N'ubundi mu ntego z'ikimina bari kuzigama, kuguza ndetse n'ingoboka dutanga abanyamuryango bacu. Iyi nkunga tubonye y'amafaranga 500. Hari kenshi mwitsi usanga dufite amafaranga make y'ubwizigame kandi dukeneye kuba twazamura igishoro cy'ubucuruzi bwacu dukora, ugasanga hari abo inguzanyo itagezeho. Ariko iyi nkunga izadufasha kuba twarushaho kongera umubare w'inguzanyo. Niba rero twaguzaga 50 wenda tumwongera 50 y'ibihumbi 100, ngo bwa bucuruzi bwose kuba bwagenda neza kurushaho. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mupaka Shambaretu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Aho hari mu karere ka Rubavu. Ubu noneho tugiye i Rusizi. Aha naho abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bishimiye inkunga. Badutangarije ko bafite gahunda yo guyicunga neza kugira ngo izababyarire umusaruro. Amazina ni Bukuru Delphine, Presidente w'itsinda Tuzamurane urubyiruko muri site ya Bugarama. Uburyo tuzakoresha mu kugira ngo mu micungire myiza cyangwa se mu mikoreshereze myiza y'inkunga twahawe, dukurikirana imikorere yayo kubo twayahaye kandi dukurikirana nuko inyungu zinjije bityo turusheho gutera imbere. Nitwa Mukarusagara Devota, abandi Presidente w'itsinda Baduka Mugore ikorera ku Rusizi. Bishimye cyane kuko izatugirira akamaro, ntabwo yadupfira ubusa. Iyi sahani y'umuntu tumunyamuryango kenshi na kenshi bamwe bariraga ngo tubahaye inguzanyo nkeya, ariko iyi sahani y'umunota ni ukujya tumureba nimba twamaye nk'ibihumbi 50 tukareba tese ari kuyakoresha gute, ari kuyakoresha mu buhe buryo, tukamukurikirana tukareba ko hari intera ari kugenda ageraho. Buri ko twateranye tukamusuzuma tukareba ko ari kuzamuka mu bitekerezo no mu bucuruzi bwe buri kwaguka. Ni ikiganiro Mupaka Shambaretu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Bizimana Jean Bosco ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngoma. Nawe yemeza ko inkunga umushinga Mupaka Shambaretu wateye ibimina ari ingirakamaro, ndetse ko unafasha umurenge kwesa imihigo irebana n'imibereho myiza. Babasha kwishyura ejo heza,
kwizigamira bw'igihe kirekire, ntibazasaze basabiriza kandi barahuye n'umufatanyabikorwa. Biroroha kwishyura ubwisungane mu kwivuza, bose barishyuye, ariko baranahura umunsi ku wundi bakabahugura, bakazamura imyumvire ndetse no kugabanya amakimbirane mu muryango. Ni ukuvuga ngo hari icyo ibi bikorwa Mupaka Chambalete ikorera hano muri uyu murenge, hari icyo byahinduye ku iterambere ry'abaturage banyu? Byarahinduye cyane cyane, nibo ba rugero rwiza. Usanga rero badufasha kwigisha abandi umunsi ku wundi, usanga rero bishyura mituweli mbere bakajya kwigisha abandi, bishyura Ejo Heza ndetse n'amahugurwa ya buri munsi. Umufatanyabikorwa arahari, n'ejo ashobora kuzagenda, ariko bazamuye imyumvire mu mahugurwa buri munsi ku wundi. Ni ikiganiro Mpaka Chambalete. Mu kugisoza tugiye ku ijambo Sœur Epiphanie, umubyeyi ushinzwe ibikorwa by'umushinga Mpaka Chambalete mu nama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Hari ubutumwa yageneye abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bijyanye n'iyi nkunga batewe. Ubutumwa tubaha ni kubashishikariza gukomeza gukorera hamwe nk'itsinda, ariko nanone tukababwira ko inkunga tubahaye nubwo turi mu gihe cya Noheli n'Ubunani, ntabwo ari Noheli nta nubwo ari na Bonani tubahaye. Ni inkunga igomba kuguma mu itsinda ryabo kugira ngo ikomeze ibafashe, akomeze azunguruke bayifashisha, noneho babashe kwiteza imbere. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu icy'umunsi naha tugisoreje. Twaganiriye n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko, batubwira uko biteguye gukoresha inkunga y'amafaranga bahawe n'umuryango International Alert binyuze mu mushinga Mpaka Chambalete. Turabashimira mwese abari baduteze amatwi. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Jasmine Duhirwe na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Nge na Solange ya none, naho ubutaha. Mpaka Chambalete. Umupaka, isoko y'imibereho yacu. Mpaka Chambalete ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uku tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba, taki niko najitupa tupa mie peke.